ko tutazakira, hari abavuze ko tutazabyara, imiryango yacu ko hatabamo abantu bize, ariko Yesu ajya ahindura amateka. Haleluya. Ngabone Yesu ahanyuze, wavuga ngo data wabishaka mukune, wabishaka ko nazi ko afite amateka y'iwabo. Tuvuga ngo wabishaka nahumuka. Yesu uramubwira ngo ndabishaka, arangije atobakondo kuko iyo ariko hari hararituwe n'ibitaka aribyo byavumbwe mu bwo butaka. Ubutaka bwari bwaravumwe, Yesu arabanza arabutoba, arabuhindura, abukoza kuri Bartimayo, arahumuka. Haleluya. Ntabwo abanje yajya mu mateka. Umva abantu ukuntu bajya mu mateka. Hari barabatangira kumubaza ngo none data Yesu kumuhumanuye niwe wakoze icyaha kandi wari waza amateka cyangwa n'ababyeyi bari kukumva abantu urahumumanuye kandi tuzi ko avuga ariko hahumanye. None Yesu aramuhumanuye hatamu bamukubita agatego niwe wakoze ibyaha cyangwa nagira ngo mbwira ngo Yesu yagiye gukiza ntabwo ajya mu mateka. Impamvu mwe murashaka ko Yesu abakiza ariko mugasigarana amatiku mu mutima. Kuzajya mugana muri korari mukavuga ati birunaka Imana yambwiye ko wandoza ari uw'inzobe. Kuzajya muranyura muri karitsiye bati bariya nibo bari barandogeye umuntu. Yesu yaje kumukizana abaruzi bariho, ariko Yesu yaje kudukiza. Ntabwo ajya mu mateka yo kubanza y'abatondagura, ntabwo abanza yavuga ngo tutumve ijambo ry'Imana, tugendere mu ijambo ry'Imana. Nitumara kurihagararamo abaturoza tubabizi bariho, tugendana nabyo, tukiribana nabyo, ariko nta bubasha budufiteho. Hari igihe mu gitondo mfungura igipangu wumva akaguru karahengamye, abwira uwo turi kumwe dushaka akaguru karahengamye mwana, ariko ngabwira Yesu umukiza. Haleluya. Amen. None ikibazo dufite muri no minsi, abantu barirukanwa mu nsengero ngo n'abarozi. Yesu nta muntu yigeze yirukana. N'umugore bamuzaniye bashaka kuvuga ngo tugiye kumutera amabuye, itegeko rivuga ko umugore wasambanya aterwa iki? Yesu arabitegereza mu mitima aravuga ngo utarakora icyaha. Ntabwo yavuze ngo utarakora iki cyaha, yavuze ngo utarakora icyaha. Vuga ngo utarasambanye yaribye, utaribye yarishe, utarishe bose ngo Yesu ari kwandika hasi ari kubarondora. Ahaguruka nta n'umugize ute usigaye. Reka nkubwire, njyewe ntabwo nzajya mu materaniro y'abatagatifu, kuko ngiye mu iteraniro ry'abatagatifu ntaryanduza, umunyabyaha. Yakora iryo teraniro ry'abatagatifu niba ririho muzaribemo mwenyine, ukurikiyemo waryanduza. Kandi Yesu akunda umunyabyaha, akanga iki? Icyaha. Uwo Yesu akunda nanjye ndiwe. Ijambo ry'Imana rero icya mbere rirakweza, icya kabiri rirakwigisha ukamenya. Haleluya. Muri make ijambo ry'Imana ni amahugurwa uri guhabwa, kuko kugira ngo umuntu mu bakozi kugira ngo umukozi agire ubumenyi bamuha amahugurwa. N'abahinzi buno basigaye babona amahugurwa. Haleluya. Natwe dusoma ijambo ry'Imana rero tuba turi mu mahugurwa. Amen. Amen. Imana mu muntu bwayo ikoresha ijambo ryayo ikatwigisha kureka ibibi, ikadutera umutima wo kuyumvira kugira ngo tugere ku rwego rw'abantu bafite ibikwiriye byose. Amen. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Timoteyo igice cya 3:16 avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Urumva ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Haleluya. No kumutunganya. Ijambo ry'Imana riratwigisha. Icya kabiri rikatwemeza ibyaha byacu, icya gatatu tukagira ute rikadutunga. Baraza kugeza basugi usoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana wa mugabo we yakwibutsa kudaheruka gutanga iposho. Amen. Ijambo ry'Imana wa mubyeyi we yakwibutsa ko ugomba kumenya ko umugabo wawe ari umutware mu rugo. Bagize abantu batagendera mu ijambo ry'Imana, bagendera muri iravuze gusa. Kandi ukabona umusore n'umukobwa bagize amarari yabo ngo iravuze, yaryama karoti inzozi
kanya ukabakoze ubukwe ejo twumva imigeri yawe ko batasomye ijambo ry'iki ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ahari urukundo n'umubano Imana iba ihari. Niba nta rukundo ruhari nta n'Imana igize ute ihari. Amen. Rero ngo nuko Imana irema Adamu irangije ibona ko adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Mwabagabo mwe abafasha nibo bakwiriye, nawe mwabagore mwe aba bagabo nibo bakwiriye. Mwihangane babakubite nibo bakwiriye. Nuko yari ibizi kuzaviriye hakurya iyo zahure kandi ngo runaka ngo naramwanze disi ntabwo ari wari ugukwiriye. Iyo menya disi ngo ashaboka ntabwo ari we. Ijambo ry'Imana ngibyo ibintu bitatu rikora. Haleluya, amen, haleluya, amen. Igira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye ndetse rikamutunganya. Ijambo ry'Imana rinyemeza neza ko ndi umunyabyaha, ryamara kunyemeza ko ndi umunyabyaha rikantunganya. Haleluya, ariko usanga muri misa abantu bariyise abakiranutsi nitwe tuzi gusenga. Hari n'abandi twirukira aho ngaho aribo badusengera nabo baturusha gusenga, kandi muri wo harimo imbaraga zikomeye. Abantu babiri ukabona bari kwiruka ngo bagiye gushaka umuntu basengera, biravuga ngo babiri cyangwa batatu nibaterana nzaza hagati. Niko ijambo ry'Imana ryute niba murenze babiri nimuhamagara Imana irabumva iraza. Nubona kuyihamagara uhagaze byama, nubona kuryama byanze igaragure, nubona ukoresha uburyo bwose bushoboka ariko uhamagare Imana. Undi ari guhamagarana Imana ubute yakuze ngo ngiye gusenga ese ariko atari ugusenga bwira Imana ndutinde muri joro ngiryambira urarabizi. Ariko niba ari ugusenga niyo byaba ari rimwe mu kwezi, ntabwo ati ngiye gusenga nta mutamuburire ndagapfuka mu gasenga. Ariko nakirwa ndamukomanga ngo ngwino usenge, buri muntu azajya yivugira henda ndi kumukomanga ngo aze dusenge imbere muri mude wo gusinzira. Uzi gukomanga umuntu ngo aze musenge atari muri mude wo gusenga, waba uri gusenga ukagira bari vuba. Uzi ukuntu bitera umujinya. Mwajya kuririmba indirimbo mu gitabo ukagira umuntu ku gitero cya mbere wari guteririmba icya kabiri, ibereye mu mavuta yo gusenga ukagira bari kugusubiza inyuma. Ibyo biragatsindwa n'Imana. Mbyanga kubona turi gusenga ngabona umuntu arasinziye, nta nyanda kukayizinduye. Mukabona muri gusenga umwe mukabona ari kujya rireba utwara tw'ukuntu ari twiza, cyane cyane abakuru. Tuzashyiraho abadiyakoni bazajya badusohorera abo bantu. Njye mfashe umwanya wanjye wo kuza gusenga nijoro, twatakaje igihe. Hari igihe twagenda ngo tugiye gusenga nijoro tukarara mu matiku, kandi turi kuvuga ejo bizagenda kugera, tukabona saa saba za nijoro zirageze. Ngaho tujye muri Ngora tukajya mu Gitari, naho twagera mu tukaba mu matiku. Igihe twarakirenze maze kumenya ko isengesho rimwe ry'usenganya imbaraga rishobora kugutunga n'ukwezi. Isengesho rimwe wasenze ryanya ryo atari kwa kudusiga tujya mu cyumba cy'amasengesho ngo dutegereze baduhanurire, ukagenda umutega wo gusenga koko ugasenga iryo senga ushobora kurigenderaho umwaka. Kandi mukavuga ati ma kihana bya nyabyo, kihana bya nyabyo, nta muntu uje kuguhagarara hejuru nakukubwira ngo ihane. Buri wese akwiye kwimenyera ibye.